Muraho neza, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Jean Muhirwa. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku mpamvu Imana ituma duhura n'ibigeragezo mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi tuzi ko ari Imana y'urukundo. Nakubwira nti ntuzagerageze Imana, ahubwo uzareke Imana ikugerageze. Aho wayitumbaza uti ese ni gute tugerageza Imana? Tugerageza Imana ubwo dutangira gushidikanya ku byo yatubwiye, cyangwa se ibyo tubona idukorera ntitubyumve neza, tukabishidikanya. Ahubwo uko niko tugerageza Imana. Ujya wumva abantu benshi hirya no hino bavuga ngo Imana yambwiye, Imana yambwiye, Imana yambwiye. Ariko se ni ukubera iki Imana ikubwira, cyangwa se umutima n'amana wawe ukakubwira, ijwi rikurimo rikakubwira, rikongorera riti humura, ibi bintu nzabigukorera, bizashoboka, bizakunda. Ariko nka muntu tukarenga, ntitwizere, tukajijinganya, ntitwizere Imana. Uko rero niko tugerageza Imana. Bivuze ngo bituma tugaragara nkaho twerekana ko Imana idashoboye, kandi tuzi neza ko ibyo yatubwiye bigomba gusohoza. Iyo rero utangiye gushidikanya, ntiwizere ibyo Imana yakubwiye ko bizasohoza kubera igihe biri gufata, uko niko ugerageza Imana. Iyo utangiye kugerageza Imana rero, uba watangiye kwitera icyizere. Komeza wihangane, igihe cyose bizafata, yaba icyumweru, ukwezi, umwaka, n'imyaka ingahe yose, ihangane utegereze, kuko twabonye benshi babishobora. Ushobora gutegereza, cyangwa ukaba warahuye n'umuntu wagize ibigeragezo agategereza imyaka 5, 10, akemera akomeza agategereza kubera ko azi icyo Imana yamubwiye. Ntuzashyire Imana rero mwigerageza, uzareka ahubwo Imana ikugerageze, kuko nugeragezwa uzasohoka wemye umeze neza, kuko uzabona ko umugambi Imana yari igufitiye washoje kandi ugasoza neza. Impamvu rero Imana idushyira mu igerageza ni ukugira ngo irebe ko koko ukwizera kwacu kuzuye, itwereka ko ukwizera kwacu kuzuye. Kuko iyo twizeye iby'Imana itunyuzamo, tukemera, tukabyakira, tukemera, twihangana, bigasoza uko Imana yabivuze, aho bigaragaza ko koko ukuri kwacu n'ukwemera no gukunda Imana no kubaha Imana no kwizera Imana, kuko bifite ishingiro, bifite ihame n'ireme, ari byo bituma tuvanamo kubona koko Imana iriho, kuko ibyo yatuzeranyije gukora ibikoze bigasoza. Icyo gihe ntabwo dukomeza kongera gushidikanya tuvuga ngo ese Imana ibaho cyangwa ntabwo ibaho. Bituma bitubera icyitegererezo cy'uko Imana iriho kandi ikora. Nk'abantu twagiye tunyura mu bigeragezo, nibyo bituma uyu munsi dushimangira, twigisha ibyiza yadukoreye, kuko twabonye n'amaso yacu, yaba y'umutima yaba n'ay'umubiri, ko Imana iriho, kubera ko ibyo yatunyujijemo, ibyo yatwijeje, ibyo yatubwiye byasohoje. Uyu munsi tukaba turi mu munezero w'ibyo yadushoboje. Nicyo gituma rero Imana itugerageza, kugira ngo yereke n'abandi ko ukwizera gushoboka, kandi uwizeye kugeza ku munota wa nyuma Imana imwibuka, itigera na rimwe imutererana. Hari urugero rwiza dusanga muri Bibiliya rutwereka neza ko Imana igucishe mu bigeragezo ukihangana, ntucike intege, ntutangire kwitera icyizere cyangwa se gushidikanya ku Mana. Byose birashoboka. Urwo rugero rero turusanga muri Yobu. Tuzi neza ibigeragezo Yobu yahuye nabyo. Muri make reka dusome urugero rutwereka neza ko iyo wizeye Imana ntushidikanye, byose bishoboka. Dusome kuva Yobu wa mbere, kuva kuri 18 kugeza kuri 22, turebe uko yabyitwayemo. Akibivuga haza undi ati, abahungu bawe n'abakobwa bawe basangiraga banywera vino mu nzu ya mukuru wabo, nuko haza inkubi y'umuyaga iturutse mu butayu,
ihitana imfuruka enye z'inzu, maze inzu igwira abasore bose barapfa. Ninjye warokotse jyenyine wo kubikubikira. Maze Yobu aherako arahaguruka, ashishimura umwitero we, arimoza, yikubita hasi, arasenga ati: navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka ni we wabimpaye, kandi Uwiteka ni we ubintwaye. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Muri ibyo byose Yobu ntiyakoze icyaha, haba no kubiherereza ku Mana. Murumva rero ko Imana uko yatugerageza kose, ibyo twacamo byose, aho kugira ngo dutangire kwitotomba, dute icyizere cyangwa se dushidikanye, ahubwo izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, rihimbazwe. Uko niko dushobozwa, kandi nk'ababinyuzemo, banyuze mu bigeragezo, nzi neza ko ari isomo ry'ubuzima rikomeye twakuyemo, kugira ngo dukomere ku Mana yacu, dukomere ku gakiza, dukomeze ukwizera, tukazamure hejuru, ahubwo aho kugira ngo ducike intege, twibuke ibyiza Imana yadukoreye, bitume bidushoboza gukomeza kwizera Imana uko bikwiye. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde, kandi imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Jerome Muhirwa, nawe utaha, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Amen.